banjye muraho neza umugoroba mwiza kuri mwese rero uyu munsi none nzanye ibintu bishyashya kuba ndi i Kigali njyewe biranshimisha uyu munsi naje mu mujyi urabona ko ndi muri Alphonsine ndavuga uyu munsi kabafana banjye abankunda ahantu hose tugiye tujyana uyu munsi rero ngiye kujya he twagiye tuzajya tujyana ninjya gushaka inkaza mbabwira tujyane ninjya kurya saa sita nzajya mbabwira muze dusangire munambwire bon appétit mufore ngiye kujya hehe numva bavuga ngo hari ukuntu ngo abantu ngo batinya ngo kujya ahantu umva mu nkurikire tugende twagiye kugenda kuri aya maesikariye nubwo ngiye kujya nabwiye ko kuba ndi i Kigali nshimishije rero ngamenya kugenda nirutse ko nawe ushobora kuba utari wasiba twagiye ariko ntabwo byoroshye uwo musirimu ntabwo ari ikintu siko biteye ubwoba yagiye mbona biri kugera bitatse no kugira isereri ntunseke ko nawe wasanga utari wazibura izi rero nizo za esikariye zikoreshwa n'umuriro ngiye nabona ni nziza kuko mu cyaro ntazabagayo kuba ndi i Kigali nzabona byinshi noneho rero nziho nzabuka ariko kubera ko nageze i Kigali nkaba numva nishimye rero umugenzi manuka wamanuka nubwo ukuntu biba bimeze twagiye rero umuntu wageze i Kigali ajya yishima ushobora kuba warageze kera cyangwa warahavukiye ariko nkanjye warubonye bino bintu bwa mbere ibi amaesikariye sumva ko namenye no kuzivuga ngo nzimenyere njyewe biranshimishije kuba ndi i Kigali umunezero ndabakunda abantu nkunda mutuye i Kigali ariko n'abatuye mu cyaro namwe musaza ndagiye mfite ubwoba bya bintu bigeza bizigahagarara ubundi zikagenda ngibi ntabyo nareba noneho rero nkaha hasi muri kureba nagiye tuzahazana kuri rashi naho muhareba naho tuzahazana mu nkuru kuko mwebwe abantu banjye ngo nkuru iki 5 kuri 5 ahantu hose ngiye tuzajya tujyana murakoze heza harakeye hano ni muri Kamiriya hano natwe mu Rwanda nzahabageze nzahabatembereza nabibasezeranyije nzahabatembereza
kenshi n'igihunga hahantu nababwiraga mvuyeyo bavandimwe bakunzi inshuti zanjye ntabwo byari byoroshye rero utagira ngo kwari ukwirata ahubwo njyewe iyo nkurikije aho navuye nkaba nibona ndi i Kigali numva arishimye numva ari ibintu bikomeye wamenya ko ari njyewe wose ukora akazi ko mu rugo wamenya ko ari njyewe wagiye kwishingira kubera ubuzima bakanya nka ngo ndi muremure sinabibabwiye ariko kambabwiye ujya mwigirira icyizere simubona ukuntu niyambariye bisanzwe y'ibikapu siniviriye guhaha nkavuga reka nce mu mutwe nkanabasaba ngo tujyaneyo inshuti zanjye reka mbabwire ntukitinye hari igihe umuntu avuga ati hariya hagenewe abantu aba n'aba hagenewe kugenda abakire hagenewe kugenda abantu bakomeye oya ahantu hejwe ahubwo wowe banza wigirire icyizere ushobora kuba uri mu buzima buri hasi uharanira ko bujya hejuru none se ntabwo nababwiye aho navuye ubu none murabona njyewe ntari hano reka mbabwire wigirire icyizere hamwe no gusenga Imana izakugeza kure gusa wamenya ahantu navuye aho narindi kandi byose nababwiye wamenya ko naza hano kwa Makuza kuri aya maesikariye ubutaha noneho nzabatembereza tujyana ahantu hahenze muri resitora muri hoteli noneho turebe inteko zaho dushobora ko twaba tutazizi baravuga Kigali wowe ntunseke twe twahaje tubishaka kuba ndi i Kigali rero n'umunezero wacu inshuti zanjye ndabakunda mugubwe neza tuzakomeza dutembere hirya no hino nzajya ngenda mbereka nkomeza gushimira abantu bakomeje kunyereka ko turi kumwe ndabakunda mugubwe neza.